biteye agahinda noneho byageze nuko ku rwego rw'uko Hezregisense abivugaho. Grace ujya kumenyekana cyane rero hari akantu kabi katambutse cyane cyane uvuga ngo Hezregisense nimba ntibeshye abantu ndetse baragapostinga benshi cyane abandi karabasetsa abandi bateko se uyu mudamu aka kantu yakavuze yabiteguye byagenze bite reka mera aho ngaho byakugendekeye gute wabivuze utazi ko kaza trendinga kuriya cyangwa wabivuze ujye wisekereza abantu rero nshaka kumuvugaho nyine wavuze nde ntago nabisubiramo kubera ko mbisubiyemo oya nta kibazo ikibazo abantu hari abantu nabonye bari kwandika comment bakavuga ngo wasanga yarabivuze abishaka ngo kugira ngo atwike kandi kurasa imbogo ni ibisanzwe sibyo ni ibintu bisanzwe bibaho n'utari ngewe hari n'igihe umuperezida ajya gutanga speech bikarangira arasha imbogo ibyo ni ibintu bisanzwe niyo mpamvu rero nshobora kubisubiramo nkabivuga neza abantu rero bakavuga bati urumva se atarazi kubivuga neza yabyisha bishaka kandi ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho bavuga nde Hezregisense kandi nkunda gukoresha amagambo y'icyongereza ndayakunda iyo ndi kumva umuntu avuga English mba numva ari byiza ariko nyine ntago ndagera ku rwego rwo kuba nayikoresha neza ngo mbe nayimenye ariko uko bizagenda kose nzageraho nyimenye kugira ngo nanone menyekane mu bintu bibi ndi kugenda mbona ntacyo bitwaye namenyekana kuba ntazi ururimi ariko nzarumenya uvuze ijambo ryiza cyane aho kumenyekana mu bibi wamenyekana ko ikintu ntacyo uzi ariko igihe kikazagira nkakimenya ntacyo bitwaye niko nanjye nabivuze ndavuga numva bivugwa ko ari amashusho yasohotse kugira ngo batere ubwoba kugira batere ubwoba umusitari baryamanye amashusho nawe bafashe kugira ngo abahe amafaranga biravugwa gusa nyine bira bintu birababaje birababaje igitsina gabo bagitesheje agaciro abana b'abakobwa twarangiye kandi uko byagenda kose nubwo bari abakobwa babafashe inyuma basize abandi ntago babura kubera ko iyo igikorwa nka kiriya gisohotse kandi buri muntu wese asigaye yumva afite ishyaka ryo kuba umusitari ubu busitari rero turi kwirukankiramo buradukoraho impamvu biri budukoreho ni iyihe birababaje rero abagakwiye kuzubaka igihugu mu myaka iri imbere ahubwo bakaba bari gushaka kugisenya kugira ngo nk'uko ibindi twabigezeho nabyo tubigereho kuko birababaje kuba u Rwanda abantu bo hanze batwireferaho bati u Rwanda rufite iterambere rufite umutekano noneho hakaba hasohoka ziriya video nuko mfite ikibazo noneho abanyarwandakazi ukuntu bavuga ngo turi beza abanyarwandakazi ni beza noneho abantu bo hanze babumva bashaka abanyarwandakazi n'abakobwa beza bafite ubwenge barashinguye bazi buri kimwe ariko bagasohoka ziriya video ubu se twirangije gasa ni ukuri wakwiyahura ibyo bitekerezo kubera ko bibaye niyo utakwiyahura wagira ihungabana rihoraho ibaze ababyeyi baturanye n'umubyeyi wa Emirine ubwo n'ubugambo dore kwa nyina w'indaya dore kwa nyina w'umukobwa usohora amashusho y'urukozasoni ni ibibazo yateje ibibazo mu muryango yateje ibibazo mu rubyiruko yateje ibibazo mu gihugu yadusebeje iteka ryose pe skandale z'ibintu bibi zajyaga zibaho kuko akana k'agakobwa gatangira kugira imyaka 12 gatangiye gupfundura utubere abagabo bo muri quartier bagatangira bakakareba ahubwo impamvu abantu bavuga ngo agiye kare nuko babuze ababajyana ikintu gituma imyaka ikomeza kwisunika nuko ubutarabona umuntu ufite gahunda nyine mwemeranywaho umubonye ntago wamwanga nuko ahubwo ugira gute ubutaramubona hari abantu badakunda ibintu biri public hari abantu bakunda ubuzima butuje nabonye abantu bakomeza kubishyiraho Irene kandi burabuko ntago ari ubwa Irene n'ubwande n'ubwa Vestina na Idris
bariya ni ikintu umugore n'umugabo. Yego. Amakosa mwikomeza kuyashyira kuri Irene kubera ko Irene buriya ntago ari ubukwe bwe. Uriya mugabo n'uriya mugore. Irene baravuga ngo se yakoze iki? Nyine Irene ngo ntago uri umuntu mwiza ngo agombaga ngo kutureka. Amakuru mfite nuko nira mikoro yiwe. Ira mikoro mwabonye hari kuri karakaboro basomeraho nyine. Yego. Ngo yashyizeho yihishe. Uriya mukobwa agiye kubana nawe arakomeye muri kiriya gihugu. Ariko shama mama ufite n'amakuru. Oya biranagasura mugabo uranadafite amafaranga. Umugabo uranadafite amafaranga urabona yoroshye. Agaragara secret. Ko yafite. Aya ntayo mfite dore ngenda ndacyajuta. Rero ko yatwaye icyamamare Vestine akaba nta muntu wapfa kumutwara se adafite inoti. Oya. Cyangwa tujye tuvuga ku mpande zombi. Bibaye byiza Imana ibigufashijemo. Wajya mu rugo rufite amafaranga ntuzicwe n'inzara kuko inzara iraryana. Bibaye byiza. Oya wajya mu rugo rufite urukundo. Oya ngende kukubwira bibaye byiza. Ariko nanone ku rundi ruhande abantu yari babiri bakundana. Biba byiza ko nubwo bukire babushakana. Yego. Nta wavuga ko wenda Vestine yashatse cyangwa se yashatse uramugabo kubera ubukire. Wasanga barakundanye ariko nubwo bukire bukaba bwiyongereye. Ubundi se bitwaye iki? Akaba ari inyongera. Bitwaye iki? Kundanye n'umuntu noneho agasanga ari n'umukire. Urumva atari ibintu bibiri byiza si cyarimwe. Nako nawe banze ukunda amafaranga. Hamwanzi wayo twese niyo tuzindukira. Zabyuka saa 12 za mu gitondo. Bari wo bamushyizeho bamwe bati ngo yagize ngo afite abandi bagore. Wabibonye nawe. Ariko rero Gasaro hari ikintu taramenya muri iyi mihanda. Nasara kankobaze. Ubu ngubu iyo tuza kuba turi kubona inkuru ngo Vestine atwitiye iwabo. Ubu twari kuba turi kuvuga nganikira. Gasaro TV. Biteye agahinda noneho byageze nuko ku rwego rw'uko Hezire Vincent abivugaho. Bakunzi ba Gasaro TV turabasuhuje umurere mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi abari akagaruka twakiriye umudamu ubyita uko ushaka nta kibazo. Uyu ndabibariza nyir'ubwite. Mufiyemera. Mufiyemera witeje imbere. Ntacyo bitwaye kuko si byose nawe ufite channel. Sibyo. Rero bagushyigikire yitwa channel yanjye yitwa Kizo TV show. Byaba byiza naho banyarukiyeho bakareba ibiganiro byanjye. Yego. Bagakora comment, share, subscribe. Byose babikenewe. Babikenewe nta kibazo kandi no gushyigikirana kugira ngo nawe utere imbere uzamuke ubikuze 100, 200, 300 kazazamuka. Sibyo. Amazina we ninde? Amazina ni Dushimimana Grace. Yego. Ababyeyi banyise. Ariko Grace ni ryo nkunda gukoresha cyane. Yes Grace. Ujya kumenyekana cyane rero. Hari akantu kabi katambutse cyane cyane uvuga ngo Hezire license nimba ntibeshye abantu ndetse baragapostinga benshi cyane abandi karabasetsa abandi bateko se umudamu aka kantu yakavuze yabiteguye byagenze bite reka mera aho ngaho byakugendeke gute wabivuze utazi ko kaza trendinga kuriya cyangwa wabivuze ujye wisekereza abantu? Oya nari ndi gukora ikiganiro nshaka guhuza narira jambo president yari yavuze bari gusengera igihugu. Arangije ahita akomoza kuri aba bakobwa. Yego. Biyandarika nyine bakora ibidahuje. Rero nshaka kumuvugaho nyine. Wavuze nde? Ntago nabisubiramo kubera ko mbisubiyemo. Oya nta kibazo. Ikibazo abantu hari abantu nabonye bari kwandika comment bakavuga ngo wasanga yarabivuze abishaka ngo kugira ngo atwike. Kandi kurasa imbogo ni ibisanzwe. Sibyo? Ni ibintu bisanzwe bibaho n'utari ngewe.
hari n'igihe umuperezida ajya gutanga speech bikarangira arasha imboga. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu rero nshobora kubisubiramo nkabivuga neza. Abantu rero bakavuga bati urumva se atarazi kubivuga neza, yabyisha bishaka. Kandi ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho. Bavuga nde? Ntago nabisubiramo. Wamumenye uko bamuvuga? Nukuri nta nubwo nanabishobora. N'ubusanzwe ntago nzi kubivuga. Oya bigerageza utubwire. Erega turano twige kandi nabonye hari umuntu umwe nakunze yamaye comment atese ko mbona uyu mwana w'umukobwa bamwihaye. Hari igihe umuntu aba atazi ikintu kandi umuntu yigira mu makosa ye. Nekereza ko rero ntago twese hari n'icyo nanjye navuga nkibeshya c'est trompette mais nani mpamvu kugira ngo tuguseke cyangwa se tugururwa amenyo. Ariko nanone ushaka gukora ikosa ukigira mu ikosa sibyo se? Nanone hari n'abantu baba baranize wenda ngiye sinagiriwe ayo mahirwe yo kuba wenda narize amashuri y'ikirenga. Hari abantu baba barize amashuri y'ikirenga ariko yajya gukoresha ijambo ry'icyongereza akaba yakotora. Gukotora ni ibintu bisanzwe. Bavuga his excellence. Bavuga his excellence. Ntago nabishobora. Nyine nukuri ntago nabishobora. Oya wikigira nawe ngo ntiwabishobora. Ntago nabishobora. Niyo washyiraho iki ntago nabishobora. Wenda nimbikubwira uravuga ati uyu mukobwa se naga twiko yazanye kugira ngo amenyekane. Ni nako abantu benshi bari kuvuga cyangwa se abandi bikabasetsa. Ariko ndagira ngo ngumenyeshe ko ntago nabishobora. Ngewe no mu magambo menshi y'icyongereza ndayakotora. Kandi nkunda gukoresha amagambo y'icyongereza ndayakunda. Iyo ndi kumva umuntu avuga English mba numva ari byiza. Ariko nyine ntago ndagera ku rwego rwo kuba nayikoresha neza ngo mbe nayimenye. Ariko uko bizagenda kose nzageraho nyimenye. Uzagira umenye ngo uvuga his ntago nabishobora. Oya ariko try. Oya reka mbireke kubera ko nanone iryo jambo urabizi ko oya no kugira ngo ubutaha ujye urivuga neza ubwo ntukamite his niba ngo excellence sinzi ukuntu. Ntago nabishobora pe reka tubyihorere. Ahubwo abantu bakureho urujijo. Yego. Urumva n'ikiganiro nari ndi gukora kuvuga ukuntu byababaje abantu byageze no ku mukuru w'igihugu kandi ko kurumva ibyo bintu byari bihangayikishije cyane kuba ibintu nka biriya bigera ku rwego rw'uko bigera hehe ku mukuru w'igihugu. Urumva birababaje. Iyo niyo nama cyangwa se icyo nashakaga kumvikanisha ni icyo ngicyo. Yego. Abantu babihita bihindura ko wabivuze shariko. Urumva nyine abakameramani nabo babaregeye iyo bari kweditinga. Hari editinga nyine ugashiduka nyine akajambo nk'ako ngako gakuyemo. Gusa nyine hari igihe ikintu nk'icyo ngicyo kiba kikakubera cyiza cyangwa se kikanakubera kibi. Gusa ngiye nizeye neza ko kizambera cyiza kuko ntago naciye igikuba. Yego. Nta muntu udakotora. Kandi uzabimenya sibyo? Oya nzabimenya. Ntago umuntu yavutse azi kuvuga iryo jambo cyangwa se nandi menshi wagiye uvuga ntuyavuge neza. Ariko ntekereza ko nimba byishe umunsi ejo uko uzagenda uryitoza uzagera aho ngaho urimenye. Abanyarwanda nibo babivuga neza ngo na ruhinja ruvuga ngo rwuzure ingobyi. Uko ibihe bigenda biha ibindi biratwigisha. Wahamagawe n'abantu bangahe? Nahamagawe n'abantu benshi. Bansaba ibiganiro bamwe na bamwe. Yego. Abandi tuziranye banseka. Se biriya bintu byagenze gute wabivuze ubishaka? Se nkabwiye ni njye ni ikiganiro nakoze. Ahubwo umukameramani ari kweditinga wumve ko n'ikiganiro harimo karakanya ntago kirasohoka. Sure. Ntago kirasohoka. None akantu ntago kirasohoka. Kuri ntago kirasohoka no se nkubeshye. Kubera iki? We yari ari kweditinga. Amaze kweditinga ibintu byacu aramamagara arambwira ngo usiko muri cya kiganiro hari ahantu wakotoye. Yego. Ndamubwira ngo hehe. Atugakurimo. Ndamubwira ni rero niba ari ahantu nakotoye ubikuremo nge sinkunda ibintu bitameze neza. Ngo nta kintu bitwaye. Yego. Nta kintu bitwaye kandi umva nyine nakotoye. Ngo nta birenze. Ndavuga nti hari n'abantu bareba n'ikiganiro ntibakirangize. Wari namusabye kugakuramo. Urumva naramubwiye niba hari ahantu nakotoye wowe ako kantu gakuremo. Arambwira ngo nta birenze. Ndavuga ni ntacyo bitwaye. Hari igihe umuntu agira ati arebe ikiganiro ntakirangize kandi koko abeshe ko bigenda. Hari igihe umuntu areba iminota ya mbere ibanza kandi kari akaboro karimo hagati mo hagati nyine ntago kari mu minota ibanza.
ndavuga nibyo nta kintu bitwaye, kumbi we yagakasi yagashyize kuri TikTok. Cyakora icyo mushimira ni kimwe, ntabwo yagashyize kuri TikTok yiwe, yagashyize kuri TikTok yanjye. yawe Ndavuga ntacyo bitwaye. ni wikoresha arayifite. Arayifite kuko dusanzwe dukorana ibiganiro. Niwe nyine unkamerera kugira ngo nkore ibiganiro byanjye mbishyire kuri channel yanjye. Yego. Nuko byagenze rero. Nabonye abantu benshi bagapostinze, bamwe baranseka, abandi bakagira gute, gusa nyine niyakiriye. Kugira ngo nanone menyekane mu bintu bibi ndi kugenda mbona, ntacyo bitwaye namenyekana, kuba ntazi ururimi ariko nzarumenya. Uvuze ijambo ryiza cyane, aho kumenyekana mu bibi wamenyekana ko ikintu ntacyo uzi, ariko igihe kikazagira nkakimenya, ntacyo bitwaye. Hanyuma hari iyo nkuru wakoragaho nubwo watubwiye ko itarasohoka Grey, utubwira ko byababaje na His Excellence nk'uko abivugaga, ariko ubundi wowe ukibibona biriya wa mugani nk'umwana w'umukobwa uri kwizamura, uri kwiteza imbere, uri guca muri izi struggle zose z'ama YouTube tuzi, habamo intambara nyinshi, ukavuga ngo reka nkomeze nkore ntera imbere, ukajya kubona ukabona ari ama video cyane ko navuze ngo hari umustar ubiri inyuma. Kubera icyo watekereje ko hari umustar ubiri inyuma? Ngewe kuba narabivuze kuriya, ngewe ngunda gukoresha ijambo biravugwa, ariko nta bihamya bifitiye. N'ubundi nibyo byiza, siko nabihamya ibyo tuvuga, kubera ko ngewe nshobora kuza nkavuga ikintu umuntu akaba yanjyana no mu rukiko. Ibyo mba mbyize ko byashoboka. Ese bakujyanye mu rukiko wabihamya? Yego. Nanjye uko nabyumvishije bivugwa niko nanjye nabivuze, ndavuga numva bivugwa ko ari amashusho yasohotse kugira ngo batere ubwoba. Kugira batera ubwoba umusitari baryamanye, amashusho nawe bafashe kugira ngo abahe amafaranga. Biravugwa ariko simbihagazeho. Biravugwa, atazagira umuntu ntera amabuye. Simbihagazeho. Gusa nyine bira bintu birababaje. Biteye agahinda. Birababaje, igitsina gabo bagitesheje agaciro. Abana b'abakobwa twarangiye, kandi uko byagenda kose nubwo bari abakobwa babafashe inyuma basize abandi. Ntago babura, kubera ko iyo igikorwa nka kiriya gisohotse kandi buri muntu wese asigaye yumva afite ishyaka ryo kuba umusitari. Ubu busitari rero turi kwirukankiramo buradukoraho. Impamvu biri budukoreho ni iyihe? Nk'uko kare nari mbivuze, kwishimira kuba icyamamare cy'ibikorwa bibi, icyo mutari muzi, ibikorwa bibi birarangira ariko ibyiza bihoraho. Kuko aka kanya niba umenyekanye kubera ibikorwa bibi, ejo bakagufunga ukamara imyaka 5 muri gereza, ubuzima bwawe buba buri kurangira. Ariko nge ufite ibikorwa byiza ndakomeza nkakora, urugendo rwanjye rugakomeza. Nabo mbiha bahora bashishikariye ati wa muntu yakoze iki. Yego. Nibyo bahora batubwira, izi social media mwazikoresheje neza, ariko kumva byaranze. Nusa amaherezo nayahe? Ukibona ziriya video z'aba bana b'abakobwa ni bato, kuko mu bafashwe ni 7 nkuko RIB yabitangaje, ariko bari hagati y'imyaka 20 na 28. Ukabona na video noneho ziri hanze hano z'abakobwa beza nk'abariya, ni ibintu wakire gute mu mutwe wawe? Ubwiza bwo ntacyo bukivuze, kuko twasanze ko kuba uri mwiza inyuma nta mu mutwe ufite, nkuko perezida yabivuze, n'ubusa nyine no mu mutwe yabo harimo ubusa. Birababaje rero, abagakuye kuzubaka igihugu mu myaka iri imbere, ahubwo bakaba bari gushaka kugisenya. Ese kugisenya nshatse kuvuga nukuye? Nuko niba zira video ziri gusohoka, social media ihoraho iteka ryose. N'umwana wanjye nakura bira bintu azabibona. Birababaje rero ko abana babo bazabyara cyangwa se nabuzukuruza babo bazabona ibikorwa bakoraga. Kandi ikindi kintu, hari igihe bituma nabo bashaka ngo tumere nka Nuza. Urumva hano turi kurerera, abana barakoresha imbuga nkoranyambaga, barakoresha amatelefone. Ubu kugezana n'umwana w'imyaka 15 14 afite telefone. Yego. Barakoresha mashini ku ishuri. Ibyo bintu se bazabihungira hehe? Mba barumbwira ahantu bazabihungira ntahahari. Niyo mpamvu rero ibi bintu ubuyobozi bwacu nkuko bakora ibindi bakabigeraho, iterambere turarifite. Yego.
dufite ubuyobozi bwiza ni ukuri badufashe ibi bintu babyiteho babishyire mu ngamba kugira ngo nk'uko ibindi twabigezeho nabyo tubigereho kuko birababaje kuba u Rwanda abantu bo hanze batwireferaho bati u Rwanda rufite iterambere rufite umutekano noneho hakaba hasohoka ziriya videwo nukumva icyo kintu noneho abanyarwandakazi ukuntu bavuga ngo turi beza abanyarwandakazi ni beza noneho abantu bo hanze baba bumva bashaka abanyarwandakazi n'abakobwa beza bafite ubwenge barashinguye bazi buri kimwe ariko hagasohoka ziriya videwo ubu se twirangije gasa cyokora ejo n'abanyabasore bapostinga bati yabaga uko umuntu agaragara inyuma ari nako mu mutwe hameze hata abakobwa babonye inyuma waba ubona ari abantu bafite mu mutwe hazima atariko mbega ibibazo njye ariko njye narakubwiye ngo narumiwe noneho reka twe twumirwe ntacyo dupfana nabo icyo dupfana nabo nuko turi ikiremwa muntu yego ariko se umubyeyi wabyaye uriya mwana w'umukobwa Yesu umukiza w'i Nazareti n'amarira uzi ko ubashije kwiyahura ukabona uriya mukobwa yakoze ibintu nka biriya wakwiyahura nuriye rega abonye n'aya mafoto y'ubwambere bwe hanze ashobora kwiyahura ni ukuri wakwiyahura nabyo bitekerezeho kubera ko bibaye niyo utakwiyahura wagira ihungabana rihoraho yego ibaze ababyeyi baturanye n'umubyeyi wa Emirine ubwo nta n'ubugambo dore kwa nyina w'indaya dore kwa nyina w'umukobwa usohora amashusho y'urukozasoni ni ibibazo yateje ibibazo mu muryango yateje ibibazo mu rubyiruko yateje ibibazo mu gihugu yadusebeje iteka ryose pe skandale z'ibintu bibi zajyaga zibaho ariko noneho twumiwe ikintu cyantangaje ni kimwe ari nacyo kintu ababyeyi byakabaye byiza bagiye bakurikirana abana hari umwe wari urimo nabonye bavuga ko yari yabwiye iwabo ko aba i Kigali ariko yiga ibaze noneho iwabo aho bari kujya kubona bakabona amashusho y'urukozasoni cyangwa se yafunzwe sibyo icyo kintu gitekerezeho iwanyu batazi ibyo ubamo bazi ko wiga nyamara ariko se reka nkubaze sinzi niba warabyaye yego warabyaye tuzi neza ko umubyeyi w'umugore ahava akagera akurikirana umwana we muri byose kugira ngo atazahura n'ibisitaza yego ubu wambwira ko umwana wawe yava mu rugo akakubwira ngo agiye kwiga i Kigali ukamara n'ukwezi utaramuvugisha cyangwa utaramusura icyo nicyo mvuga ngo ababyeyi byakabaye byiza bagiye bagira iki ndanayibonye iyo nkuru y'uno mukobwa ubwo se yari amaze igihe kingana icyo ari i Kigali abwira iwabo ko yagiye kwiga bataramusura uri kumva icyo gusa nyine urukumva abo ngabo bari ababyeyi none tukibazeho umwana yarakubwiye ngo mama ndi i Kigali ngiye kwiga ngo nta kibazo ariko umaze umwaka nturamugeraho yego ubwo se ubwo urumva uri umubyeyi nyine nta bubyeyi ufite kubera ko umwana apfa mu iterura byaba byiza kandi baravuga ngo umwana ngo inzira umutoje akiri muto ngo arinda asaza akigenderamo nubwo rimwe na rimwe byanga ariko wowe rangiza umuhango wawe nk'umubyeyi wenda bizange wagerageje yego kuko nyine hari igihe umubyeyi agutoza neza akakurera neza ariko deni nyuma isi ikakurarura nyine ukabaho uko wishakiye ariko we mubyeyi wagerageje nta n'umuntu wagutera amabuye ariko se umwana akubwiye ko agiye kwiga amaze umwaka urarangiye ntusuye amakuru ye ntuzi aho aherereye yego ubwo se abaye igihomora wamurenganya yego da wamurenganya niyo mpamvu biba byiza gukurikirana umwana ni byiza nyine ntabwo ari ngombwa ngo umwana ngo akubwire noneho abana b'iki gihe biharaje ibintu cyangwa se twiharaje ibintu njye ntabwo njya nkunda kwikuramo kuko nanjye ejo nateshuka n'abateshuka siko wenda baba babyifuje
twiharaje ibintu byo kubwira ababyeyi bacu ngo rega ndakuze ngo nta kibazo ngo usungura urabona nabiki ngo ndakuze ngo mfite imyaka y'ubukure ngo nzi icyiza n'ikibi yego pe nuko nguko ngo nzi icyiza n'ikibi kandi muri make hari igihe ushobora gusanga usitaye uzi icyiza ariko ikibi utarakimenya kubera ko nta muntu mukuru mu bibi yego hari igihe umuntu ateshukwa biba byiza rero umubyeyi niyo washaka ugashaka umugabo cyangwa se ugashaka umugore biba byiza ko umubyeyi agukurikirana akamenya ngo umwana wanjye habaye hate ugakomeza ukamugira inama nose si icyo ububereyeho nk'umubyeyi ntabwo bivuze ngo umwana ndamureze arangije amashuri urwo narwanaga narwo rurarangiye ukamuterereye gusa waba uri umubyeyi umwana w'umukobwa ahura n'ibisitaza byinshi aravuna buriya ukibyara umukobwa igihe uhita umenya ko ugiye kuvunika bya nyabyo kuko akana k'agakobwa gatangira kugira imyaka 12 gatangiye gupfundura utubere abagabo bo muri karitsiye bagatangira bakakareba abagabo mu muturage mu gipangu abagabo hano hanze ntabwo mvuze muri rusange bamwe na bamwe hari abagabo badafite discipline sinzi nyine bafite imico mibi ugasanga umugabo ari gushaka kwangiza utwana dutoya kandi nawe yarabyaye ese ubundi buriya bakora iki nubwo ashobora kwimagina avuga ati ese ubu niba nangiza aba bana b'abandi ubu njyewe si hari bagenzi banjye nanjye bari kubikora yego ese nanjye bahuye n'abanjye bakabikora nujye gukora ikintu ujye gushyira mu mwanya wa mugenzi wawe byarangiza kubera ko byagufasha hanyuma rero nkibaza hari abantu bavuga ibintu wa mugani umaye ikindi kibazo ugasanga ukibaza ngo kuki wa mugani umuntu arongorwa ari muto kurongorwa mvuga no gukora ubukwe ugasanga bibaye ikibazo ejo Vestine ntiyarongowe ubona bamwe agiye ari hakare haracyari kare ubu none wa mugani wawe Grey barashaka ejo nawe ubuzima buzamutwereke wenda yahindutse yabaye undi muntu nta nubwo agiye kare imyaka afite iyo aza kuba agiye kare ntabwo uri mu giti ifu yari kumusezeranya sibyo yego afite imyaka y'ubukure mwemerera gusezerana kuko iyo ataza kuyigira ntabwo bari kumusezeranya icyo nicyo kintu cya mbere cyerekana ko akuze cyane ibindi byo kuvuga amashuri yarayasoje tuzi neza ko kaminuza umuntu yanayiga anashaje cyane abantu benshi bagiye biga kaminuza bakuze kandi bakazirangiza ntago agiye kare ahubwo impamvu abantu bavuga ngo agiye kare ni uko babuze ababajyana uzi impamvu se baravuga ngo agaho kari ku wundi karahandurika nose utekereza ko uramutse ubonye umuntu ufite gahunda kandi iyo myaka y'ubukuru ukaba uyifite nyine ituma usezerana ntago wagenda ikintu gituma imyaka ikomeza kwisunika ni uko uba utarabona umuntu ufite gahunda nyine mwemeranywaho umubonye ntabwo wamwanga ni uko ahubwo ugiraho gute uba utaramubona ntabwo uriya mwana agiye kare yego hanyuma tukibaza rimwe na rimwe hari igihe umuntu cyane cyane nk'ibyamamare cyangwa mwebwe muri kuri kamera mwaramaze kuba exposed mukajya kuri kamera isi yose cyangwa se abantu bakamenyekana aricyo kintu bamwe bibazagaho bati kubera iki atatumiye n'abamukunda babe bamenye ibirori bye nk'uko twamenye ubukwe bwa Miss Naomi cyangwa se abandi bari muri iyi mihanda wowe ubibona gute Grey nkawe Miss Naomi ni Naomi Vestine ni Vestine kandi tujye twemera ko hariho abantu badakunda ubuzima buri public yego rwose ese gasa uvugishije ukuri kutaricara hanga kuri iyi kamera uri mubi se ntabwo kwicara kuri kamera ntago ari impano yanjye none se ko ushobora kunganiriza uticaye kuri kamera njye se kukinyicaraho iyo mpano urayifite ariko njye sinyifite yego hari abantu badakunda ibintu biri public hari abantu bakunda ubuzima butuje nabonye abantu bakomeza kubishyiraho Irene yego kandi burabukwe ntago ari ubwa Irene ni ubwande ni ubwa Vestina na Idris yego bariya ni ikintu umugore n'umugabo yego amakosa mwikomeza kuyashyira kuri Irene kubera ko Irene buriya ntago ari ubukwe bwe uriya mugabo n'uriya mugore bagombaga gupanga plani z'ubukwe bwabo bakamenya ngo buzagenda gute na gute ntago bibaho ko umuntu akora ubukwe bw'abantu babiri
bashaka n'ababyeyi babo ntibazemo cyane. ubwo ni uburenganzira bwabo, bareke kubavugaho amagambo adafututse. Nabo nibabukora nibashake bazagenda ari bonyine. Irene baravuga ngo Irene yakoze iki nyine Irene ngo ntago uri umuntu mwiza ngo agombaga ngo kutureka. Amakuru mfite nuko nira mikoro yiwe, ira mikoro mwabonye hari kuri karakaboro basomeraho nyine ngo yashyizeho yihishe. Uriya mukobwa agiye kubana nawe arakomeye muri kiriya gihugu. Ariko shama mama ufite n'amakuru. Oya biranagasura mugabo uranadafite amafaranga. Umugabo uranadafite amafaranga urabona yoroshye. Arayafite. Aya ntayo mfite dore ngenda ndacyagyuta. Rero ntago ari ngombwa ngo bake kumuzana muri ibi bintu byacu. Ubuzima bwe bujye ku mihanda. Ibi bintu sa ni ngombwa ngo babimuzanemo. Ntago ari ngombwa. Nase abantu bose bakoze ubukwe bujya kuri social media. Nyine byagiyeho nta kundi. Wedrawogo rwose Idrissa twaramumenye. Ya nyine azihangana kubera ko uyu munsi tumuvugaho kuko nyine azihangana nase yabigenza ati. Irene nayo yagombaga gucuruza hose wese akeneye kurya. Gusirangura ahubwo yateshuruza ari gucuruza ikira. Kandi ari brand ije nahoze mbivuga kare ni brand ya Irene mwimurakarije. Ari gucuruza iki? Umwana aramucitse ntago azongera kuririmba. Oya azaririmba. Naririmba ariko ntago azaba kiri mu biganza bya Irene. Akose urugo we ntago roze. Oya wimbwira ngo hoye. Iyo umuntu yageze mu rugo rwe ashobora aba yagiye mu muryango w'iki umugabo. Ndabyemera ariko ashobora azahita aba mu maboko ya Idrissa, azahita aba Burkina Faso. Azabuguma ari umunyarwandakazi. Azaba umunyarwandakazi mu maraso ariko mu bikorwa azaba Burkina Faso. Kubera ko icyo ntekereza cyo nta nubwo bashobora kuzaba mu Rwanda. Sure. Ngewe ariko niko ndi kubitekereza sinzi niba ari ukuri. Bashobora kutazaba mu Rwanda. Wenda kuko umugabo washaka afite ibikorwa bye atabisiga. Kandi Bibiliya inavuga ko umugore azagira ate azasanga umugabo. Ibyo rero ni ibintu byumvikana. Ubwo rero ashobora Vestina kuzakomeza akaririmba yishimisha kubera ko abikunda ariko atari mu buryo bw'akazi. Cyangwa se n'umugabo akavuga ati reka wenda ubikorera aha ngaha. Management ishobora kuguhamagara ari ukuntu mushobora gushutinga nijoro wenda saa 3 umugabo akaba yavuga ati saa 3 z'ijoro tujya kuryama. Uzi impamvu se uri mu biki uzi umuntu hagiye mu mpinja gutwita ukuntu bistressa guciragura kujya konsa uruhinja ufurugira ute wenda niyo wagira abakozi ariko uruhinja rurastressa. Uruhinja ninde wakonyereza uruhinja rurastressa. Uzi ko gufatanya uruhinja n'akazi ugeraho kumva utaye umutwe. Yego. Ubu se wajya gushutinga nijoro utaye uruhinja mu buriri. Nago bikunda. Biragoye. Iyo rero wagiye kubaka urugo uba wagiye mu buzima bw'iki bw'umuryango w'umugabo. Icyo ndacyemera. Iwanyu ba wahavuye biba byarangiye umuziki wo nukuri mba numva bigoye ko azabikora nko kwishimisha. Uko byagenda ko Grey. To be honest, ntiyagiye n'abarakara. Hari ikizahinduka. Kinini kandi kitari na gitoya. Iyo umuntu yabyaye wamugani atumutwe akavaha akajya. Inshingano z'urugo kwita ku mwana kwita ku mugabo. None se uko bizi iyo umuntu ari umukobwa aba yigenga baramuhamagara kuri telefone akabafasha akamoto. Ahantu hose ukirirwa wiruka nk'imisozi. Ariko iyo wabyaye umwana bakuziritseho nta wundi ukava mu mikino wamagana na Dani Vumbi. Umugabo ntiyamuguhekera. None hari n'igihe umwana narira akikunguza nabo bakoze akabanga. None hose bagiye kuntu uruhinja rwaragurika. Uducararane turakira. Uduki uruhinja rurarwaragurika hahandi mwirirwa umuhetse ari muzima mukina. Saa 8 z'ijoro ati tugende kwa muganga. Iyo wabyaye nta mikino. Nuko nyine Vestina azigendera kandi nyine yabaye umugore byarangiye. Yamutwaye. Yabaye umugore byarangiye kandi iyo wabaye umugore nyine ubugiye mu nshingano z'iki z'ubugore. Yego. Nta kindi. Kava mu mikino. Ahubwo nanaririmba mugani ashobora kuririmbira hariya. Ashobora kuririmba bitewe nuko wenda bikunda ni impano ye akabikora mu buryo bwo kwishimisha cyangwa se akanabikora mu buryo bw'akazi ariko ari hariya akabikomeza. Erega biranagoye nase wabonye Clarissa akiririmba.
byaragabanutse. Karasiro aracyaririmba byaragabanutse yarazi kuririmba neza se cyane. nyine iyo umuntu yashatse ubuzima burahinduka. Hari akantu bavuze ngo uriya mugabo niyoroshye ngo ni umukire, ari byo numvishe benshi bagenderaho. Baba bashingira kuko yatwaye icyamamare Vestine akaba nta muntu wapfa kumutwara se adafite inoti. Oya cyangwa tujye tuvuga ku mpande zombi. Bibaye byiza Imana ibigufashijemo wajya mu rugo rufite amafaranga ntuzicwe n'inzara kuko inzara iraryana. Bibaye byiza oya wajya mu rugo rufite urukundo. Oya ngende kukubwira bibaye byiza. Ariko nanone ku rundi ruhande abantu yari babiri bakundana biba byiza ko nubwo bukire babushakana. Yego. Nta wavuga ko wenda Vestine yashatse cyangwa se yashatse uramugabo kubera ubukire. Wasanga barakundanye ariko nubwo bukire bukaba bwiyongereye. Ubundi se bitwaye iki? Akaba ari inyongera. Bitwaye iki? Kundanye n'umuntu noneho agasanga ari n'umukire, urumva atari ibintu bibiri byiza se cyarimwe? Nako nawe banze ukunda amafaranga. Hamwanzi wayo twese niyo tuzindukira. Uzabyuka saa 12 za mu gitondo uzasanga imihanda yuzuye abantu. Reka njye guhiga reka njye guhiga saa 11. None se baba bari gukora iki? Si gushaka amafaranga, rega aradutunze. Yego. Ukabona biterwa n'iki rero kuba hari inkuru zageze zikorwa bamwe bati haraho nabonaga wayabonye amafoto niba ari wo bamushyizeho bamwe bati ngo yagize ngo afite abandi bagore. Wabibonye nawe? Ariko rero Gasaro hari ikintu taramenya muri iyi mihanda. Iyo uri icyamamare hama hamwe ibikuvugwaho byakire ahubwo umenye ngo ibi bintu ndabitwarane. Yego. Vestine n'uriya mugabo baraziranye kurenza twebwe uko tumuzi. Ikindi bashaka ni iki? Cyo ndacyemera. None se bose baba baziranye bagiye kumanika akaboko bataziranye. Yegora. Nyine ni ukuryoshya YouTube, ni ukuryoshya inkuru cyangwa se bijya binabaho. Ngiye nkunda gufata impande zombi. Hari igihe ushaka umugabo yarakubwiye ko ari umusore ugasanga ni iki afite abandi bagore banasezeranye. Hari amakuru numvishije ako sinzi niba binabaho kuko ngiye hari igihe numva ibintu nkibaza niba bibaho ngo hari igihe ngo umuntu ngadakarara ngiranga muntu ya kabiri ngo kubera ko imibare ngo ibidahuye ngakongera akandikisha ishyingiranwa. None se nkibaza irangamimerere ryo siri barisa irangamuntu ya kabiri baraza kutubwira muri comment ntago nari mbizi. Niko numvishije ngo hari ukuntu ngo umuntu ngakoresha ngirangamuntu nyine irangamuntu ya mbere kavuga ati nge narayitaye irangamuntu ya kabiri kandi urabizi ko imibare y'inyuma ntago ibisi yarangiza akandikisha ishyingiranwa. None nkibaza ishyingiranwa ko tuzi ko rigendera ku irangamimerere ryarangamimerere rya mbere iyo barigenzuye si basanga uri umugabo. Bashobora kuba babeshya abantu bavuga byinshi gusa nanone iyo uri umugore wubatse hari ibyo uba ugomba kwihanganira kuko ntago urugo ari paradizo. N'abantu mvuga hari abakobwa bavuga ngo ngewe ngo ninshaka nzaba nkize ibibazo byose bizaba bikize. Ntago bibaho ahubwo hamwe wicare wige. Ntago mbabujije gushaka mbabwira ko harimo ibibazo byinshi ariko nanone muri iyi si ibintu bibiri biragendana. Ibyiza n'ibibi kimwe kiza giherekeje ikindi. Niyo mpamvu ahubwo wowe ubimanaginga gute ubyakira gute ni wowe ku giti cyawe. Ahubwo dusoza twabwira abantu dusengere Vestine si byose nicyo cyiza azagira urugo rwiza kurenza amagambo imijugujugu sibyo byiza Grey nuko umusengera ahubwo ni nabyiza regateye intambwe. Yego. Nose abana b'abakobwa bakiri batoya turi kubona ibyo bari kutwereka bamwe na bamwe ya none se wakwifuza kubyarira iwanyu? Abantu muri quartier bakuvuga nabi ira ni intambwe ateye kumugani tumusengere regazana duhesha n'icyubahiro naho azajya hose. Nabonyano bandika ngaho gadesheje icyubahiro umukobwa wacu nukuri ngo reba gurenga bya bihugu ukarenguka. Asaraka nkobaze mbazi ubu ngubu yatuza kuba turi kubona inkuru ngo Vestine atwitiye iwabo ubu twari kuba kuvuga nganikira ko nabyo numvishe ejo ndi babivuga nabonye nawe naribi abantu bavuga ibivugwa ntago tubizi naribi
natwita ariko akaboko yarakamanitse. yego ibyo se bitwaye twaye iki? iki se ko yanaramutse ibivugwa ari buriya ni divorce, yaba ari umugabo we. ni divorce, habayeho gutandukana ni divorce, byararangiye. Bitwaye iki? Bimeze nko gutwitira iwanyu ukajya wihishukirirwa wambaye igipira, nta kintu bitwaye, biriya nta kintu bitwaye habe na gato, ahubwo barabibuze. Ndikije gambaye igipira. Abakobwa batwitira iwabo bahisha inda cyane. Yego. Erega babiteye isoni. Ni ukuri biba biteye isoni pe. Dusoza n'iki wabwira abadukurikiye Grace? Bakomeze badukurikire. Murabizi Gasaro agira ibiganiro byiza. Ese nko kumwireferaho biba byabananiye koko? Bisaka ko ari ibiganiro byiza si birebwa. Bakomeze babikurikire. Muri imyanda nta muntu wirefera ku wundi wa muntu we. Umuntu yakoze inkuru ya Grace urugero akaza ati Grace twawe nijoro yasinze wenda ntuwa n'inzoga akabona birarebwe, ahita avuga ati uyu ni wo muvuno, nta kintu kiza nzigera mvuga, nzajya mvuga ibibi gusa kuko nibyo bicuruza. Nababwira iki gusa icyo nzi neza nuko ibintu bibi bishira vuba, ariko ibyiza bihoraho iteka ryose. Ubwo rero bakomeze bakurikira ibiganiro bya Gasaro na channel yawe ari kujya uyivuga. Yego na Grace bamukurikire kuri Kizo TV show. Ni ukuri mu ntera inkunga pe, mu ntera inkunga. Kandi ngewe ukuntu mvuga hari abantu bambwiye ngo wigize umusesenguzi koko biragaragara ngo dore no kuvuga n'amagambo utazi, ariko mureke kuntera amabuye. Yego ngewe yanje kuvuga ntago mvuga ibintu ntazi, kandi niyo numva ibintu ntabyumva neza ikintu nkora ni kimwe, ndavuga ngo biravugwa cyangwa se biravugwa rato biravugwa, kugira ngo umuje umuntu azambwira ati hagarara hari ubisubiremo, ntago nabishobora ibyo wavuze. Mukomeze mudukurikire kandi turabakunda cyane, tuzajya tubaha ibindi biganiro byiza. Urakoze cyane Miss Grace. Murakoze namwe. Gasaro TV.